Reka nongere mbifuriza umugisha w'Imana muri iki gitondo. Turacyari kumwe muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Reka mbabwire ngo ubwami bw'Imana ni buze. Dusengane iryo sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe kandi ubwami bwawe buze. Data wa twese nukuri, izina rye ryubahwe uyu munsi. Imana idukundire, ibyo tuvuga byubahisha izina ry'Imana uyu munsi, ibyo dukora byubahisha izina ry'Imana uyu munsi. Mu migendere yacu no mu mitekerereze yacu uyu munsi bize kubahisha izina rya Data. Hanyuma ubwami bw'Imana buza aho turi hose, mu rugo, mu kazi, muri bizinesi zitandukanye, mu burwayi, mu bukene, mu bitaro, muri gereza n'ahandi henshi hatandukanye bashobora gukurikira. Reka mbabwire ngo ubwami bw'Imana ni buze kandi ari twe tubuzana aho hantu hose. Ugendane na Yesu rero kandi ubwami bwe ni bwamamare kandi ubigizemo uruhare. Imana niguha umugisha. Rero turacyari kuri ya ntego yo kumenya igihe, hanyuma ukabaho ubuzima bufite intsinzi. Ni igiki gituma umuntu aba ubuzima bufite intsinzi? Ni uko anyura mu bihe kandi akabinyuramo neza, nta mwotsi umutumukaho. Imana ishimwe cyane. Akanyura mu bihe by'amahoro akabinyuramo neza, nta mwotsi umutumukaho. Akanyura mu bihe by'intambara akabinyuramo neza, nta kibazo agizemo. Uwo niwe ubasha kubaho ubuzima bufite intsinzi. Hanyuma rero muri iki gitondo turareba ngo ni gute wanyura mu bihe birimo umuraba kandi ugahagarara wemye, ntugwe umuraba ntugutembane. Ese umuntu anyura ate mu bihe birimo umuraba agahagarara yemye? Ubundi Imana yashimye neza yuko ubuzima bw'umuntu bunyura mu bihe bitandukanye. Ubwo nibwo bumana bw'Imana nyine, nibwo bumana bwayo. Igeze ibwira Mose, iramubwira, Mose arayibaje ati Abisirayeli nibambaza cyangwa Farawo nambaza, uzamubwire ngo ndi Uwiteka, ndi Imana. Imana ishimwe. Rero no mu bumana bwayo nyine ishima ko umuntu anyura mu bihe bitandukanye ndetse mu bintu bitandukanye bifite igihe cyagenwe. Ishima ko duhura n'ibibazo, ishima ko duhura n'ibyiza, ishima ko duhura n'intambara, ishima ko tuvuka, ishima ko dupfa, ishima ko turira, ishima ko duseka, dutera imbuto tukanazirandura. Ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo gutera imbuto n'igihe cyo kuzirandura, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Mbese hari ibihe byinshi, igihe cy'amahoro n'igihe cy'intambara. Mu bihe 14 ngira ngo umwanditsi w'umubwiriza yanditse. Hanyuma igihe kikagenda kigira iki kibusanya. Nimba hari ukubyina hari no kurira, nimba hari uguseka hari no kurira nyine n'agahinda. Ibintu nk'ibyo, ikintu cyose kikagira imbusane yacu. Uyu munsi rero iyo uri ku mukino runaka, ujye umenya ko hirya hari imbusane y'icyo kintu, ntago bisa. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nimba uri guseka, menya neza yuko hari imbusane yo guseka. Uyu munsi nimba uri mu gahinda, menya neza ko hari imbusane y'agahinda. Iyi mbusane y'agahinda rero ni umunezero. Uyu munsi nimba wishimye, menya neza yuko hari iyo bitari ibyishimo biba biri icyo ngicyo nyine. Kandi umenye ngo Imana yashimye ko ibyo bintu byose umwana w'umuntu abinyuramo, isi binyuramo muri rusange. Rero umuntu ahagarara ate mu gihe cya crise, mu gihe cy'umuraba mwinshi, mu gihe cy'intambara nyinshi? Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 8 ku murongo wa 35. Ndakeka ko ari umurongo ukundwa kandi uzwi cyane. Haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, ni ukurenganywa cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, baduhanije n'intama zimbagwa. Amen. Ngira ngo twarekera aho ngaho. Ni igiki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ibintu biri mu gihe. Umva rero ibyo yavuze, igihe nyine ibyo cyari cyazanye. Ngo ni igiki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, igihe cy'amakuba, mbese ni ibyago, ubwo ni mu gihe cy'ibyago. Mbese ni ukurenganywa, ni mu gihe uri murenganywa. Mbese ni inzara, ni mu gihe kirimo inzara. Mbese ni mu kwambara ubusa, mu gihe imyenda yagushiranye wambaye ubusa. Mbese ni mu gihe cy'akaga, igihe ufite akaga impande zose. Mbese ni mu gihe cy'inkota, ni mu gihe wicwa. Kuko bisobanura ngo turicwa umunsi ukira baduhora Kristo. Mbese ni iki? Ni mu kihe gihe wumva watandukana n'urukundo rwa Kristo? Ni mu kihe gihe? Ni mu kihe gihe? Ni mu bihe bintu bizanywe n'igihe wageramo ukumva ntukibashije guhagarara neza? Aho niho rero tugiye kureba umuntu abigenza ati. Iyo ageze muri iyo crisis, yageze muri ibyo bintu by'umuraba. Umunsi umwe Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo nimwambuke mugende. Asigara ku musozi asenga. Ngo ageze hagati, bageze
bageze hagati ngo mu gicuku cya nijoro nyine mu museke mu museke ngo umuraba n'umuyaga bibabana byinshi mu nyanja, babwira ko bagiye gupfa, ariko Yesu aza n'amaguru, aza yihuta cyane arabatabara. Imana ishimwe cyane. Bamubonye bagira ubwoba bati uyu ni umuzimu. Ikindi gihe nacyo ngo yari mu bwato asinziriye, ngo umuraba uba mwinshi cyane mu nyanja, baragenda baramubwira ati ese nta nubwo ubyitayeho nubona ko tugiye gupfa? Arabyuka cyaha umuraba uratuza, arababwira ati ariko ubundi mwa bantu bafite kwizera gukemwe. Mu yandi magambo ni nko kubabwira ati ariko mwabonaga umuraba ubatwara nanjye ukantwara? Yego mwebwe babatwara kuko muri abantu nta n'imbaraga mufite, ariko se mwari muyobewe ko nanjye ndyamye mu bwato bwanyu mukumva ko umuyaga uri buze? Ni nk'ibyo ndimo ntekereza kuri njyewe, mukumva ko umuyaga uri buze ugatwara Yesu, ugatwara n'ubwato, ugatwara n'intumwa. Ubwato Yesu arimo ntabwo bwatembanywa n'umuyaga, ntabwo bwatembanywa n'umuraba. Amen. Guhagarara utavugije induru mu gihe cy'umuraba no mu gihe cy'intambara no mu gihe harimo serwakira mu bwato, ni ryari umuntu ashobora kubibasha kurinda amahoro yawe mu gihe kirimo serwakira, kirimo umuraba mwinshi, muri bya bihe nyine biba bije muri experience y'ubuzima, ukabona uri kunyura mu muraba mwinshi, ukabona uri kunyura mu bihe bigoye, ukabona uri kunyura mu bihe by'intambara, ukabona uri kunyura mu bihe byo gupfusha, mu bihe byo kwangwa, mu bihe byo kurira, mu bihe byo kubabara, mu bihe byo kurandura imbuto, mu bihe mbese bitari bya bihe byiza. Umuntu abasha guhagarara ate muri ibyo bihe kugira ngo adatembanywa, kandi akabikora akakoresha neza icyo Imana yamushimyeho ko yaba. Reka mbabwire neza yuko Imana itazagushimira ibihe bigoye wanyuzemo. Nkeka nanone mbasubiremo ko atari byo bizajya muri judgment, ntabwo ari byo bizajya mu rubanza. Uvuge ngo urabona ngo Mana rwose nyiri mwisi, urabona narababaye cyane, urabona rwose nagiye mfusha cyane, urabona rwose abantu bagiye banyanga cyane, urabona nagiye nyura mu shomeri cyane n'inzara nyinshi, urabona ibyo ngibyo. Yes, turabibona nyine wabinyuzemo. Hanyuma Bibiliya ivuga icyo uravuga ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza, kuko iyo amaze kwemerwa aribwo ahabwa ikamba ry'ubugingo. Ntabwo bavuga ngo hahirwa unyura mu bimugerageza, hahirwa uyihanganira ibimugerageza, cyangwa se bavuga ngo hahirwa ugeragezwa. Oya, ako ntabwo gahagije, ageragezwa ariko akihangana. Hahirwa uyihanganira ibimugerageza, kuko iyo amaze kwemerwa yambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abamukunda bose. Reka mbabwire ibanga ryo kunesha ibintu nk'ibi by'intambara n'ibibazo bitandukanye ni rya rindi nyine, ni ukumenya ko ari temporary, ni ukumenya ko bigiye biri busimburwe n'ibindi, ni ukumenya ko urutare rwubatsweho Kristo atatembanywa n'ibihe. Ibyo birahinduka, ariko Yesu ntagahinduka. Ni ukumenya ko ikidahinduka gusa mu isi ari Imana n'amasezerano yayo, ari Kristo Yesu ari Imana. Ni ukumenya ngo ibi bintu bizahinduka, nubwo ubona bikomeye ariko bizahinduka. Nubwo ubwato bwakozwemo n'umuraba, ariko Kristo burimo we ntahinduka. Ariko bwo buraje mu kanya. Hagarara ubundi butegereze buhe igihe, wirebera ukuntu ubwato buza gutuza mu kanya, wirebera ukuntu. Reka mbabwire, nimbaho urugero birabatangaza, n'igihe cyo kurwara nacyo kirarangira. Umuntu ararwara agakira, cyangwa se akarwara agapfa, ubwo nacyo kirarangira. N'igihe cyo kuba umukene nacyo kirarangira, urakena igihe kikagera ugakira. Nta gihe kiri permanent, mbasubiriremo. Kandi iyi myumvire nihinduka, uzahindura ukubaho, kuko igihe gishobora kuba permanent ari wowe uri kubishaka, ukavuga ati maese njyewe ubu ngubu se ubukene nabamo, iwacu ntibigeze batunga n'igare, sinzi ibiki, ubu se byagenda guta. Oya, menya neza ngo icyo gihe cyararangiye. Igihe cyabaso n'abasogokuru babayeho badatunze n'igare, ni time yabo, ni igihe cyabo cyarangiye. Ahubwo this time, muri iki gihe wowe uri gukora iki? Uri gukora iki kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke? Rero kugira ngo unyure mu bihe by'intambara, wenda ntagiye na kure tutinjira mu yindi nyigisho, kugira ngo unyure mu bihe by'intambara birimo umuraba mwinshi, no kumenya ko nabyo biri burangire. Bibwire ngo kora vuba hanyuma ugende, time yawe irarangira mu kanya, igihe cyawe kirarangira. Ntabwo uzahama nk'umusozi, imisozi nayo yashira. Ntabwo uriho nk'Imana, ntabwo uri Alufa, ntabwo uri Omega. Hanurira ibihe uri kunyuramo bigoye, bibwire ngo nturi Alufa, nturi na Omega, nturi itangiriro, nturi n'iherezo. Waba ushomeri we, nturi itangiriro, nturi n'iherezo. Wagusuzugurwa we, nturi itangiriro, nturi n'iherezo. Wakwangwa we, nturi itangiriro, nturi n'iherezo. Wamurabungana utya we, nturi itangiriro, nturi n'iherezo. Wantambara we, nturi itangiriro, nturi n'iherezo.
wabyagowe nturi itangiriro nturi n'iherezo. Ubihanurire ubwira ati ntago muri itangiriro ntago muri n'iherezo, ni ukuvuga ngo muri temporary, murarangira, murashira, igihe cyanyu kivaho hanyuma mugasimburwa n'ibindi. Kandi narababwiye ngo igihe gitanga ibyiringiro. Ibyo bihe by'umuraba mwinshi bitanga igihe cyo kuza gutuza kw'inyanja, kuvuga ati ubwo turi kunyura mu bihe by'umuraba ejo tuzaba twatuje. Ese ni ryari? Aho niho hagora abantu. Ndananiwe, ndarushye, igihe cyabaye kirekire. Oya, birekere Yesu, kubera ko igihe cyose gifite igihe cyashyizweho. Amen, haleluya. Igihe cyose gifite igihe cyashyizweho. Uyu munsi wa none nimba ufite ikintu runaka, kavuga ati iki kintu nkimazemo iminsi, ku Mana ntabwo urakimaramo iminsi, kuko gifite igihe cyacyo cyagenwe, gifite igihe cyashyizweho. Kirekera igihe cyacyo kikirangiza. It's a matter of time. No kumwongereza avuga ngo ni akabazo k'igihe tu, nta gikemura ibintu nk'igihe, kuko kiri temporary, gihita kivaho kikagenda. Uri hejuru kikavaho kikagenda, nawe ukajya hasi. Uri hasi nawe kikavaho kikagenda. Hano ni wavuze ngo ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Ishyira hejuru kandi igashyira n'ikuzimu. Iteye ubwoba rero, iyi Imana iratangaje. Rero yashimye ko tunyura muri experience y'ubuzima butandukanye. Rero kunesha ibibazo no kunyura mu ntambara no kunyura mu miraba myinshi yo mu nyanja, nuko wibuka yuko nta cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Niko twasomye. Mbese ni amakuba, ni ibyago, ni ukuba mu kaga, ni ukwambara ubusa, ni ukurya ubusa, ni ukubabazwa, nta na kimwe. Twaravuze ngo ahubwo muri byose turushaho kunesha n'uwadukunze, turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Yesu arakuneshereza muri iyo ntambara, uhagararana nawe mu gihe ukamenya neza yuko wadahinduka. Ntago yahindukanye n'ibyo bihe byawe urimo kunyuramo bigoye kandi biruhije. Ntago Yesu bahindukanye ngo ugire ngo nawe yabaye mubi muri ibyo bihe. Ntago bahindukanye, niwe utuneshereza muri za ntambara zose. Niyo mpamvu nta kidutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Uravuga ati okay, biramanutse bigiye muri zero, ariko Kristo aracyari Kristo. Birazamutse, Kristo aracyari Kristo. Birivanze, Kristo aracyari Kristo. Rero kugira ngo ubashe kunesha ibyo bintu byose, no kumenya ko igihe kiri temporary kandi Yesu we atari temporary. Yesu we abaho, ariho, yahozeho, ni Alpha na Omega. Imana nibaho umugisha. Mwakoze cyane. Nicyo kintu kizagushoboza kunyura mu miraba myinshi y'ubuzima kandi ukayirangiza wemye. Umwami Yesu nagushyigikire kandi ugubwe neza. Gira umunsi mwiza. Tubifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Amen.